Hi guys, murakaza neza kuri Zis Rwanda. Murakaza neza muri video yacu y'uyu munsi. Hari byinshi tubateganyirije dushaka kwiga uyu munsi, ariko mbere na mbere yuko twinjira mu gikorwa cyacu cy'uyu munsi, kambanze bashimira. Turabashimira cyane ku buryo mwatweretse urukundo kuri video yacu y'ubushize. Hari abarepostinze, hari abalikinze, hari abakomentinze, abasharinze ku bashuti babo. Mwarakoze cyane. Biriya bintu biradufasha, bituma video yacu irebwa kandi bigatuma igera ku bantu benshi ku buryo n'abatazi ibikorwa byacu bashaka kubimenya. Rero kuri uyu munsi ikintu twabateganyirije ni ukubabwira ko hari uburyo ushobora gukosora amakosa runaka abaho mu guteka. Niba mubizi, abantu bakunda guteka, niba waba guteka bisanzwe mu rugo iwawe cyangwa se muri ghetto, murabizi ko ntabwo hajya habura amakosa, nta muntu nyine utagira gukosa rwose. Ushobora guteka ibiryo bikavamo umunyu mwinshi, cyangwa se ugasanga byacitse amazi, cyangwa se ugasanga byashaririye. Rero ayo makosa ni amakosa asanzwe abaho. Haba hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kuba ushobora gukosora ayo makosa runaka. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho, kuko mbere kwanza yo kugira ngo ubanze kumenya guteka, ugomba kubanza kumenya ibyo bintu biri basics, ku buryo igihe runaka uzaba watetse ukahura n'icyo kibazo uzajya wibuka ati Isabelle yatubwiye ko mu gihe harimo umunyu mwinshi wakora iki, mu gihe byagenze gutya wakora iki. So rero mukurikire kugira ngo tumenye uko twajya dukosora ayo makosa runaka. So rero nk'uko nari maze kubibabwira, hari amakosa menshi dushobora gukora turi guteka, kandi rwose ni ibintu bisanzwe. Twese dukora amakosa, natwe byitwa ngo tuba dukora ibintu byo guteka. Hari igihe ukora ibintu uko wabiteganyije ntibigende neza, ariko iyo uzi uburyo ushobora kubikosora biba byoroshye. So ikintu cya mbere gishobora kubaho, ushobora guteka ibintu cyangwa se gukora ikintu kikaza kiryohereye cyane. Donc niba ari isukari ugasanga abaye nyinshi, niba ari ubuki ugasanga bwabaye bwinshi. Hari uburyo butandukanye, cyane cyane mu bintu by'imirire. Mu bantu bazi ko ibintu byo guteka, hari ukuntu ushobora guteka inyama, inkoko ukaba washyiramo ubuki, niba ushaka inkoko iri honey glazed. So rero mu gihe yagu yabaye too sweet cyangwa se yaryohereye cyane, ushobora kwifashisha jus y'indimu cyangwa se lemon juice ku bantu bakoresha icyongereza, kugira ngo ugabanye bwa buryohe cyane. Cyangwa se ukaba washyiramo agafuniko gatoya ka vinegre mu bintu uri guteka, bitewe n'ukuntu bingana, bigufasha kugabanya ya sukari cyangwa se bwa buryohere mu buryo uri guteka. Ikindi cya kabiri gishobora kubaho mu gihe uri guteka ni uguteka umunyu mwinshi. Umunyu njyewe rwose nkanjye ndagereranya, ntabwo ngira ngo wenda ibipimo biri exact kuvuga ngo niba ndi guteka ibirayi cyangwa se ndi guteka umuceri ndashyiramo umunyu ungana uki, ahubwo nkeka ko ari ibintu umuntu agenda amenya au fur et à mesure y'ukuntu uteka, ukavuga ati ndashyiramo umunyu ungana uki. Hari igihe rero ushobora kubaho ukibeshya ukaba washyiramo umunyu mwinshi. Icyo gihe iyo bigenze gutyo, ikintu ushobora gukora, tuvuge niba wari uri guteka nk'umuceri ukazamo umunyu mwinshi, icyo wakora, wahata ikirayi kimwe cyangwa se bibiri, warangiza ukabikata ukabishyira muri wa muceri. Bya birayi biragenda bikabsorba wa munyu, ukagabanyuka muri bya bintu byawe uri guteka. Ibyo ushobora no kubikora mu isosi, ushobora no kubikora mu mboga cyangwa se mu bindi biryo uri guteka byo kubiza. Ibirayi biragenda bikabsorba wa munyu, bikawukamura, ukaba wabasha kugabanyukamo. Ikindi kintu gishobora kubaho mu gihe uri guteka ni uguteka ibiryo bikaza bishaririye ukuntu wumva harimo akantu k'agasharire, cyane cyane wenda tuvuge nk'imboga cyangwa se inyama, cyangwa se byaterwa n'icyo uri guteka. Rero kugira ngo ugabanye bwa busharire muri ibyo biryo byawe, ushobora kongeramo nk'ikiyiko cy'isukari cyangwa se cy'ubuki, cyangwa se ku bazi baking soda cyangwa se bicarbonate de sodium, ushobora kuyongeramo gakeya, biragenda bigatuma bya biryo byawe byari byashaririye bibasha kongera kugira bibasha kongera kuba bizima kwa. Rero ubutaha nuteka ibiryo kuva birashaririyemo ukuntu uzabigenze gutya.
ikindi kintu gishobora kubaho ni uko ushobora guteka ibiryo ku bantu bakunda tungurusumu. Ngiye ku bwanjye nkunda tungurusumu, usanga nayishyize mu bintu byinshi kuko nzi ko ifasha mu buryo bwo kwirinda ko ibiryo watetse bidatera abantu mu nda. Niyo mpamvu nkunda gukoresha tungurusumu presque mu bintu byose bishoboka. So rero hari ushobora guteka ibiryo ugasanga za tungurusumu zabaye nyinshi. Rero igihe zabaye nyinshi kugira ngo ubashe kugabanyamo yagu ya tungurusumu, kuko iyo zibaye nyinshi cyane nabyo ntabwo aba ari sawa. Ikintu ushobora gukora rero, ushobora gufata jus y'indimu, yego indimu imwe ukayikamurira muri bya bintu uri guteka, cyangwa se agafuniko ka vinegere. Yego rero igihe gikurikira nuteka ibiryo ukumva washyizemo tungurusumu kenshi, uzashyiremo indimu cyangwa vinegere, bizagufasha gukosora iryo kosa. Ikindi kintu gishobora kubaho cyane ni uguteka umuceri ugashya ufatanye, cyangwa se ntushye neza nk'uko wabishakaga. Ikintu rero ushobora gukora ni igihe umuceri wawe uhiye ufatanye cyane cyangwa se wegeranye, ikintu cyane ushobora gukora ni ugushyira utuvuta dukeya ku ipanu ugasa nk'uwukaranga kugira ngo ufiritize bya bintu byatumye ufata ugenda ubikamuramo amavuta agenda bikamuramo. Ariko kugira ngo amavuta ataba menshi, urumva nyine ni gukoresha utuvuta duke. Ushobora gushyiraho ikiyiko kimwe cy'amavuta ugasa nk'uzunguza ku ipanu ukaranga, cyangwa se ukaba wawukoramo fried rice nyine wa mugani, ugakaranga uturungo twawe niba ari izo karoti cyangwa poivron ku ruhande, and then ugakarangamo wa muceri. Bishobora gutuma udakomeza gufatana cyane nk'uko byari bimeze mbere. Ikindi kintu gishobora kubaho uri guteka ni nko guteka makaroni cyangwa pasta cyangwa se spaghetti ukuntu abantu babyita, zigashya cyane. So iyo rero ubonye ko zishobora kuba zahiye cyane, ushobora gufata amazi akonje. Ku bantu bagira amaglaçon, ushobora gufata amazi ugashyiramo glaçon ugasukamo ya makaroni yawe cyangwa za pasta zawe, bityo ubukonje buragenda bukagabanya ubushyuhe muri ya makaroni, ushobora gutuma zikomeza gushya kandi wanazikuye ku muriro. Udafite firigo nabyo ntari, ushobora gukoresha amazi asanzwe akonje ukayasukamo ukabirekamo nk'iminota nk'icumi ukabona kubiyungurura. Bituma ubukonje bw'amazi bugenda bugakamura ubushyuhe buba bukiri mu makaroni iyo yakuye ku muriro, komsa ntakomeze gushya cyangwa se gukomeza gufatana. Yego, ikindi kintu gikunda kubaho, hari ukuntu uteka isosi ikaza irekuye, ikaba yabaye amagezi cyangwa se amazi ukuntu yarekuye cyane. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, gusa ikintu ngewe nkunda gukoresha ni corn flour cyangwa se ifu y'ibigori, ya yindi biri fine cyane iseye cyane. Ushobora gutoba gakeya mu mazi ugasuka muri ya sosi yawe, irafata rwose. Ikindi kintu ushobora gukoresha, hari abantu bakunda ifarini isanzwe y'ingano, nayo wayikoresha ugatoba gakeya ugasuka muri ya sosi yawe ikabasha gufatana. Hari n'abandi bakoresha imigati. Niba muzi habaho uburyo ushobora kubona imigati iseye ya yindi bikomeye bakayisya, ushobora kuyikoresha, mu gifaransa babyita chapelure. Ushobora kuyitoba nayo gakeya nk'utuzi ugasuka muri ya sosi yawe, bituma ifata. Rero isosi yawe uyiteka ikaza yacika amazi, uzakore ibintu bitatu bizatuma isosi yawe iza yegeranye kandi imeze neza nta kibazo, bitanahinduye gu. Ikindi kintu rero gikunda kubaho cyane ni ugushiriza umuceri. Dukunda gushiriza umuceri abantu bamwe na bamwe. Ngewe heureusement ntabwo nkunda gushiriza umuceri kuko nkunda ngiye gupima amazi. Burya hari abantu biyizeye mu buryo bapima amazi y'umuceri, ariko ngiye kugira ngo ntakore amavuta ariyo yose ndapimanya amazi. Ubwo nabyo dushobora kuzabigarukaho gutaha ku bantu bashaka kumenya guteka ibintu runaka. So hari igihe rero ushobora guteka umuceri wanapimya amazi, ariko ntumenye kugereranya umuriro uri buwutekeho ukaza ushiriye. So rero hari ibintu bibiri ushobora gukora umuceri wawe washiriye. Icya mbere nkunda gukora njyewe ni gufata indimu nkayikatamo kabiri, maze guteruraho umuceri, indimu nkazishyira hejuru nkapfundikira. Za ndimu ziragenda zikabsorba wa mwuka mubi w'umuceri washiriye. Ikindi kintu ushobora gukora ni ugufata igitunguru ukagikatamo kabiri ukagitereka hejuru y'umuceri ugapfundikira igihe wawuteruye ku mbabura. Bituma bya bitunguru bigenda bikabsorba nyine wa
umwuka mubi nk'umuceri washiriye, bityo mu gihe cyo kuwutegura ukaza kuba umeze neza utakiri kumvamo agahumuro kabi k'umuceri. Rero rwose abantu benshi murabizi ko amakosa atabura mu gikoni. Ibi bintu mbabwiye ni ibintu biri simple, ariko ubashije kubyibuka mu gihe uri guteka cyangwa se wagize ikibazo n'icyo runaka byagufasha cyane. Murakoze cyane gukurikira video yacu uyu munsi. Ahangaha tuzajya tuvuga ibintu rwose biri basic bisanzwe byo mu buzima byo mu gikoni ndetse n'ibijyanye n'imirire muri rusange. Yego mwakoze cyane, ndavuze rwose mbere yuko njya mu misa reka mbanze nze muri ino video kuko navuze ko tugiye kuzajya tubaha video nyinshi. Murabizi ntabwo biba byoroshye ibintu bya content creation kandi uri gukora n'ibindi ku ruhande, ariko ndishimye ko bishobokeye. So rero mwibuke gukora like, mukore comment, mukore subscribe, sharing kuma WhatsApp status zanyu kuri IG, mudutaginge, biradufasha cyane kandi turabateganyiriza ibintu byinshi byiza. Mwe gusa stay tuned. Murakoze cyane, naho muri video yacu y'ubutaha.